Gana ariko ubwo mbere yuko ambwira ngo araje yambwiye ati reka ikibazo cya bebe tuzakivugane ejo. Umugabo aramubwira ngo ejo ushobora kutambona. Ubwo rero umva yari yacuze umugambi kuki yavuga ngo ushobora kutambona. Arangije ubwo byamenyekanye saa 11 za mu gitondo. Nta bindi bibazo bari bafitanye, ntaki gusa yamurutaga mu myaka, yari umudivorce, yari afite abandi bana 3 bakuru, umugore wa mbere, babiri we bakoze ubukwe muri covid, haramujyana. Ejo rero ngo yaregeye Buruseli ko n'undi mudamu w'umushuti we yari yasigiye abana umugabo. Ubwo barize nyine abagabo gusigarana abana, umva n'iminota 5 birabananira. Ubwo araza guhamagara nyine uwo mutante we uri hano, mushiki wa kapiteni nyine hano i Kigali, aramuhamagara amuga ati ngiye rwose ati kabebe ati yagiye ati yasigiye abana ati bananiye ati ngiye rwose ati ndabona bitavamo. Tante aramuga ati rega uriya muntu ujya kumwongororizwa yavuga ko muruta cyane ati ubwo ni amaraso y'abajene y'abatuye ati byihanganire ati kubera ko ari ninjoro ati reka tuzabibavugana agasambiri ngo n'iminota 5 ati byihanganire ati iyo kese ye tuzayivuge ejo. Muri ayo masambiri umugore ubwo baranaje arinjiye. Tante aramuga ati ngaho mumpe muvugisha. Umugabo amuga ati oya buretse gato tubambanze mvugane nawe. Ariko ubwo mbere yuko ambwira ngo araje yambwiye ati reka ikibazo cya bebe tuzakivugane ejo. Umugabo aramubwira ngo ejo ushobora kutambona. Ubwo rero umva yari yacuze umugambi kuki yavuga ngo ushobora kutambona. Arangije ubwo byamenyekanye saa 11 za mu gitondo. Ubwo marene we ni umudamu wa mukuru wa kapiteni. Ubwo yumva ukubera akora muri Rwanda yajyaga ajya kumusura nyine uko afite flight akajyayo. Abo baturanyi none bo bambwiye ati umuntu yaje adusigira abana, abwira umugabo ati namuherekeze mu rugo. Agera mu rugo arambwira ati sigara muri parking gato ndaje. Aragenda ajya mu nzu amarama akanya gato, arangije aragaruka amushyira mu modoka ambwira ati mperekeza kuri polisi. Ubwo umuturanyi numva nyine yagenderaga mu Kigali ntiyarazi byari biri umutipe amujyana kuri polisi. Bageze umugabo agiye kwinjira muri polisi ahita abwira uwo mugenzi we ngo uzanderera abana yiripotinga gutyo. Ubwo uwo mugabo bombi basigarana kuri polisi bajya gukora investigation n'iki ngayo nguko. Nta yandi makuru turamenya. Badiaspora rero tuziranye biyungiye ubwo ko mumenya amakuru namwe muzajya mutubwira ngayo uko turi mu kiribi nyine nta bindi. Nitugira Imana wenda bazamutwereza tumushyingure ngo nyuma bazaze muri processes nanone yo gutwara abana. Ntago byoroshye ngayo nguko. Ariko atabakwihanganye ko bagiye kuza ntabwo uri muturanyi ihangane. Ihangane araje. Yaba inyamaswa terese, yaba uyu standard bro. Jewe ndi kuruva nanze uraruzi gufata ukuntu nyavuga inkuru. Ariko mu kivuga ari ukuntu twaranganye ihangane n'amasanga 700 abandi ihangane ongera umuzane. Nizo ko umuzane cyangwa kubanza zamuye. Ndahamagara ariko nanjye mfite abantu b'abaturanyi bari guhamagara ngo bamwe baragira gutangira mwumve inyamaswa y'umugore w'ubwo n'umuhungu ntabwo cyane afite cyangwa se bakiri kumanura bimo ariko bimo ntabwo bashaka kuzamuka. Birababaje intambara y'umwanya muremure. Wambaye amajwi basambiri kugera ntabwo ari bigoye ariko abantu babareka neza amazi zirimo namara kuza ibindi byose tugeze hano. Musharinge live
sharing dengan tapi dia screen boleh ni lagi saya berfungsi ya debera bro debera umuntu gufata ukavuga abana bangana wamubonye abana bangana gutya abakura Abanyarwanda babaga muri umudamu yagiye nibo ndagusaba gukomera wihangane ndagusaba gukomera abantu bari bagikuye bakaza kumara kukumva ari kugakarira nibo uranyuze Halo. Ndagusaba ndagusaba gukomera kandi turagatwihanganira kukumva kuko nta kibazo niba ikimenyetso cy'ibintu no kuruhuka nta kibazo awuza kuguseka natwe kuma yamenetse kwikomera turabaga gukomeza ngaho ujya uko byagenze kubwire manza utubwire mwari mutuye he n'igihugu abantu ubona gushaka abantu magana arindwi hano badukurikiye tubwire mutuye mu buryo muyoboye mujyi ihangane komera rimo ubu ngubu abana bari hehe uravuze ngo umugabo we bamaze kumufunga abana bato mbere y'uko uyu mugabo yabaga hehe mbere yabaga mu Rwanda cyangwa yabaga mu mahanga n'ubundi uwo mugabo afite nationality y'Abahorandi amaze kwimariya na Jean d'Arc byaje kuba hano
umugore cyane ntabyo nagishashamo ntabwo nize ibyumva niza n'abyumve hano wanjye umuryango yarafite umugore n'abana batatu bakuru ibyo ntabwo narinze rwose yari afite abana beza n'abashamuzi ariko bose reka tukwihanganishe kugira gukomera twese turi kumwe nk'umuryango mugari twese ni ukwihangana kugira ngo wihangane ngaho ngo uyu muturanyi wari umuherekeje ariko we bamurekeye amakuru sindayamenya amakuru yo sindayamenya kuko njye maze kugira inkuru bari kenshi shokubwa agize shoke ntabwo nabyakira n'ubundi ndumva ari ukuruta ihangane birumvikana ndumva byemeye ntabwo byemeye cyane ubona bari kumwe muri magaze bari gukora amakuru atishuri ati ikintu gifate ati iki gikora kibagiwe tugahura muri magaze ati bite kudaheruka mu rugo umugabo cyangwa umugabo simbizi ariko ni umwana satani nyine satani iyo yinjiye mu muryango nta kizi ukoramo ikindi no gusenga satani yamwicaye mu mutwe kuko ntabwo byumva bari babanye neza bonaga ariko n'imeze neza yaramuye byiza agafata abana akabajyana aho hantu nicyo kintu cya mbere icya mbere kwibuka ko ari umubyeyi akajyana abana akareka ahantu cya mbere mushobora kumanura urakoze cyane kandi kugira ngo ukomeze wihangane nawe n'abaturanyi mwese mukomeze mwihangane ndabumvise uyu ni umuturanyi we byamaze kutubwira ntabwo byamaze kutubwira bikiri kure cyane y'iyi nkuru ariko uyu mugabo yamusaga imyaka makumyabiri bakoze muri covid nibwo bakoze ubukwe ngayo ngo